Ndi umukristo ndi umwimukira ndakomeje mu rugendo rwanjye ibyino mu isi yo ndabihinyuye sigaye nifuza ibyo mu ijuru ndi umukristo yo gakondo yacu yo iri mu ijuru ku mana yacu nta nzaribayo nta n'imiruho abaho bose baguwe neza nta nzaribayo nta n'imiruho abaho bose baguwe neza ndi umukristo yo ndi umwimukira ndakomeje mu rugendo rwanjye ibyino mu isi yo ndabihinyuye sigaye nifuza ibyo mu ijuru ndi umukristo gakondo yacu iri mu ijuru ku mana yacu nta nzaribayo nta n'imiruho abaho bose baguwe neza nta nzaribayo nta n'imiruho abaho bose baguwe neza. Yesu ashimwe mwene data, amahoro y'Imana nabane nawe ndetse amahoro y'Imana abane natwe twese abo kuri iyi groupe Yesu ni Jibu. Dushimiye Imana ko ari umukozi w'umuhanga, dushima Imana ku burinzi bwayo bukomeye, dushima Imana ko ikomeje kubana natwe kugera kuri uyu mwanya mwiza w'isengesho ryacu. Amazina yanjye nitwa Iratsinze Felisi, ninjye tugiye kubana mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Reka twongere dusenge Imana. Turagushimiye Mana data twese mwiza, tugushimiye ubuntu n'imbabazi zawe, tugushimiye uburinzi bwawe, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye ko abanye natwe kuri uyu munsi wa gatatu w'icyumweru, tugushimiye ku neza watugiriye, tugushimiye ku mbabazi watugiriye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tubonetse imbere yawe rero muri groupe Yesu ni Jibu, tubonetse imbere yawe tuje kwiga ijambo ryawe. Mwami Imana, tugusabye ngo umucyo wawe ubane natwe, tugusabye ngo ubuntu bwawe butugereho, tugusabye kugira neza kwawe kutugereho, kubera ko iri jambo Mwami Imana tugiye kumva, tugiye kwiga, ni ijambo riguturukaho, ni ijambo ridukomeza. Birashoboka ko rizashobora kugera no handi hatandukanye, mu magurupe atandukanye, ariko turasenze ngo iri jambo ribe data mwiza umucyo muri twebwe, by'umwihariko abateraniye muri iyi groupe. Muri uyu munsi twagize ibihe byiza byo gusenga, umuntu wese ahantu hatandukanye, twasenye mu buryo bwa online bitandukanye, ariko umuntu wese yazirikanye ko uyu munsi twagomba gusenga, afata umwanya arasenga. Niyo mpamvu nkwingize ngo uyu mwanya ubutumwa bwiza tugiye kumva, ijambo ryawe tugiye kumva Mwami Imana, ritubere ijambo ryo kutuyobora, ritubere ijambo ryo kuberekeza mu rugendo rwo kujya mu ijuru. Komeza utubere data mwiza impamba y'urugendo, kubera kuri Imana ikomeye kandi igira neza. Bana natwe dushoboze, ntaba ari umwana w'umuntu, ahubwo habeho kubahwa ku izina ryawe. Mwami, umuntu wese uri bwumvira ijambo rimubere ijambo ryo kumuhindura, rimubere ijambo ryo kumukomeza, rimubere ijambo ryo kumutera inkunga mu buryo butandukanye, kugira ngo abashe kuzura umuntu wawe ushyitse. Reka rero data mwiza bari uvugana natwe, kugira ngo natwe tugutege amatwi mu ijambo ryawe. Urakoze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amena. Yesu ashimwe. Nanone mwene data, amahoro y'Imana bane nawe. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rifite intego igira iti agaciro ka gakondo yacu kaduhatira kuyigundira. Agaciro ka gakondo yacu kaduhatira kuyigundira. Ndagira nkubwire ngo buri gihe ikintu cyose kiri gakondo ku buzima bwacu uba ugomba kucyitondera. Twari turimo turirimba ku ndirimbo y'108 aho umukristo yaremye ngo nge ndi umukristo kandi ndi umwimukira. Aravuga ngo ndakomeje mu rugendo rwanjye, aravuga ngo ndi umwimukira, navuye mu byaha nza mu nzira y'ubugingo, kandi ngo ndakomeje mu rugendo rwanjye. Avuga ikintu gikomeye cyane, aravuga ngo ndi umukristo
gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu. Haleluya. Yakubwira ngo nta yindi gakondo dushaka kuvugaho muri iri jambo tugiye kuganiraho uretse gakondo yacu yo mu ijuru, gakondo dufite twahawe yo kuba turi abana b'Imana. Turi ku ijambo rivuga ngo agaciro ka gakondo yacu kaduhatira kwigundira. Dusome ijambo ry'Imana ari mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 21. Ijambo ry'Imana ari mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 21. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Bibiliya iratubwiye ngo kandi hariho umugabo witwaga Naboti w'i Yezereli, yari afite uruzabibu i Yezereli hafi y'ibwami kwa Ahabu umwami w'i Samariya. Ahabu abwira Naboti ati mpa uruzabibu rwawe kugira ngo ndugire igihambo cy'imboga, kuko ari hafi y'urugo rwanjye. Nzaguhe urundi ruzabibu ruruta ubwiza, cyangwa washaka naguha ibiguzi byarwo ku ifeza. Naboti abwira Ahabu ati biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo y'abasogokuruza banjye. Maze Ahabu ataha afite agahinda n'uburakari kubw'ijambo Naboti w'i Yezereli yamubwiye ngo sinaguha gakondo y'abasogokuruza banjye. Nuko aryamye ku gisasiro cye yerekeye ivure, yanga kugira icyo afungura. Hanyuma umugore we Yezebeli araza aramubaza ati niki kiguteye agahinda kikakubuza kurya? Nawe aramusubiza ati nuko navuganye na Naboti w'i Yezereli nkamubwira nti mpa uruzabibu rwawe turugure ifeza, cyangwa washaka naguha urundi mu cyimbo cyarwo. Nawe akansubiza ati sinaguha uruzabibu rwanjye. Umugore we Yezebeli aramubwira ati dorere ntutegeka ubwami bwa Isiraheli, byuka ufungure ushira agahinda, ninjye uzaguha urwo ruzabibu rwa Naboti w'i Yezereli. Imana itugirire neza cyane. Mwene data, turi kuvuga ku ijambo rivuga ngo agaciro ka gakondo yacu kaduhatira kuyigundira. Yajya nkubwire ngo hari igihe umuntu aba afite ibintu bya gakondo ariko ntamenye agaciro kabyo, rimwe na rimwe bikagenda bimuvaho, bikagenda bimutakara. Turi mu minsi abantu bari kugenda batakaza ibintu bya gakondo bikomakomeye mu buzima. Turi mu minsi abantu bari kugenda batakaza ibintu by'igiciro bikomakomeye. Amaraso y'Umwami Yesu Kristo bakayatakaza, agakiza bakagatakaza, ibimenyetso by'ubuhinzi bakabitakaza, bityo bikarangira batamenya ibyabasha kubakiza, bikarangira birukanse gusa batazi iyo bajya. Ariko ndajya nkubwira ngo uyu munsi agaciro ka gakondo yacu kaguhatire kuyigundira. Bibiliya itangira itubwira ku mugabo witwaga ngo Naboti w'i Yezereli, ngo yari afite uruzabibu ngo hafi ngo y'ibwami, ngo ariko ubwo bwami bwayoborwaga n'umwami witwa Ahabu, yari ubwami bw'i Samariya. Ndajya nkubwire ngo wumve neza iri jambo. Naboti yari afite uruzabibu, ngo ariko uruzabibu yari afite ntabwo yari uruzabibu rusanzwe, ntabwo yari ikintu gisanzwe, ahubwo yari ikintu gikomeye, kuko ngo cyaturutse muri gakondo y'iwabo. Haleluya. Ndajya nkubwire ngo agakiza dusangiye kumenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza si ikintu cyoroshye umuntu wese agomba kuvuga ngo nakire Kristo nk'umwami n'umukiza ngo ni ibintu biri aho, ahubwo agomba kumenya ko ari ikintu gifite imbaraga zikomeye cyane. Naboti yari azi neza agaciro k'uru ruzabibu, yari azi neza ko igisekuru cyose cy'iwabo cyagiye gihererekanya uru ruzabibu kubera ko yari gakondo y'abasogokuruza. Ngo ubwo rero ngo Ahabu ngararwifuza cyane, ngo Ahabu yumva ararushaka. Ndajya nkubwire ngo Satani iteka mu buzima bwiwe bwose ahora yifuza agaciro k'agakiza ufite, ahora yifuza kubona umutima mwiza ufite wakuvamo, ahora yifuza kubona kugira neza ugira kwakuvamo, ahora yifuza kubona ubusugi bwawe wabutakaza, ahora yifuza kubona ubumanzi bwawe wabutakaza, ahora yifuza kubona ubunyangamugayo bwawe wabutakaza, ahora yifuza kubona wareka gusenga, ahora yifuza kubona wareka kuba umugabo mwiza, ahora yifuza kubona wareka kuba umugore mwiza. Niba ngo Satani ibyo bintu arabizi ko ari iby'agaciro kuba ubifite, arabizi ko ari byo bitumye ukomera, arabizi ko ari byo bitumye ukundwa, arabizi ko ari byo bituma wubahwa. Arashaka rero, ntanejejwe nuko bifite. Biravuze ngo Ahabu ngo ayumva ashaka ko yabona urwo ruzabibu rwa Naboti. Ngaragenda aramubwira ngo Naboti we wampaye urwo ruzabibu rwawe, ngo hanyuma ngo nanjye nkakwihera urundi ruzabibu rwiza cyane. Bibiliya yavuze ngo Ahabu yavuze ko afite uruzabibu
kurwiza mwene data kubera icyo waba ufite uruzabibu rwiza ushyize mu bwenge ukajya kwifuza urundi ruzabibu rw'umuntu kandi ufite urwiza yambwiye ngo Satani iteka ahora yifuza ko yatanga ibyo abona byiza kuri we ariko wowe akagutwara gakondo yawe niyo mpamvu Satani atazabura kwemera ko imodoka igenda ariko akabona ubusugi bwawe wa mukobwa we ndaga nkubwira ngo Satani ntabwo yitaye ku byo azatakaza Bibiliya avuga ngo Ahabu aravuga ngo cyangwa ndaguha n'amafaranga ifeza wifuza ariko unyihere uruzabibu rwawe ndaga nkubwira ngo Satani ntabwo yitaye ku byo yenda gutakaza kugira ngo akwambure gakondo yo gukizwa ufite ntabwo Satani yitaye ku modoka azatanga kugira ngo akwambure ubusugi bwawe wa mukobwa ntabwo yitaye kuri hoteli azagusohokanamo ntabwo yitaye kuri fagitire bazamuca maze kukugurira muri hoteli ibyo ntabyitayeho ariko arashaka gakondo y'ubusugi bwawe arashaka gakondo y'ubumanzi bwawe wa musore w'abagore bari hano hanze bashugamami ntabwo bitaye ku byo bari bugutakazeho bagusohokana bitaye kuri gakondo ufite y'ubumanzi ariko ndagira ngo twibande kuri gakondo y'agakiza ubuzima bw'agakiza Satani buri gihe adutega imitego myinshi akatubwira ngo ndagutakaza hibi burya nubona Satani ari kugutakazaho ibintu ntuzagire ngo ari ikindi agambiriye agakiza kari muri wowe musi nawe waguye hasi udakikijijwe bizaba birangiye Bibiliya iratubwira ngo Naboti ashyira mu bwenge yibuka agaciro ka gakondo haleluya ndagira nkubwira ngo aho uri hose tangira wibuka ubuzima wakuriyemo bwo kwakira Kristo mwami n'umukiza ibuka gakondo yo kuba mu bwami bw'Imana ibuka gakondo yo mu ijuru ibuka ubugingo bushya wahawe na Kristo ujye ubutekerezaho mu gaciro kabwo bituma ubugundira Bibiliya iratubwiye ku murongo waho wa 3 yatubwiye ngo Naboti abwira Ahabu ati biragatsindwa n'Uwiteka kugwa gakondo yabasogokuruza banjye haleluya haleluya biragatsindwa n'Uwiteka gutakaza gakondo yabasogokuruza bacu ndagira nkubwiye ngo biragatsindwa n'Uwiteka gutakaza gakiza wahawe ko kumenya Kristo mu buzima bwawe muri imbyararirimbye ngo ubuzima bwanjye bwahindutse ukundi ngo ubwo Yesu yinjiraga muri nge ngo nukuri ngo umucyo winjiye mu mutima wanjye ngo kuva ubwo yanyinjiragamo ngo yaranyuzuye ndishima haleluya niko muri byo mu gushimisha Imana yaririmbye ndagira nkubwire ngo ubuzima bwawe bwarahindutse ubwo wakiraga Kristo n'umwami n'umukiza ntiwemeye kuyoborwa n'ibyaha wahisemo kuyoborwa n'ubuzima bushya Kristo akuzaniye tukemere gutakaza iyo gakondo mu buzima bwawe turi mu minsi abantu bari gutakaza gakondo uko biboneye Satani akazana utuntu dushukisha abantu kazana utuntu twiza abakobwa bagatakaza ubusugi ngabonye imodoka ngabonye bamutwaye ngo bamujyanye muri hoteli ngo bamujyanye ngo ku mazi umukobwa agatakaza ubusugi bwiwe akabwandarika ariko ndajya nkubwire ngo ntugatakaza agakiza Kristo yaguhaye mu buzima bwawe kubera ko ni ikintu gikomeye muririmbye araririmbye mu gakiza aravuga ngo ni igitangaza ngo kuko nahawe agakiza ku buntu ngo ni igitangaza aravuga ngo ni ukuri kose ni igitangaza kuko nanjye nabuhowe yambwiye ngo ni ibintu bitangaje ntukajye ubifata nk'ibintu bisanzwe twara abanyabyaha turi kure y'Imana ariko umucyo w'ubutumwa bwiza uratuvira haleluya uduhindura abana b'Imana iyo ni gakondo ikomeye turi kujambo rivuga ngo agaciro ka gakondo yacu kaduhatira kuyigundira haleluya nkubwire ngo Naboti yari afite nawe kwemera izo feza Naboti yari afite kwemera urwo ruzabibu rundi Ahabu amuha yari umwami uri kubimusaba ni umwami w'igihugu birumvikana yuko Naboti yari gutekereza ko umwami amusabye ubufasha akabyemera ariko Naboti atekereza kabiri haravuga ngo gakondo y'iwacu nindamuka nyitanze ari nge bayisigiye bizagenda ute ndaje nkubwiye ngo utekereza kabiri wihita wihutiraho ubitanga uko ubibonye wikihutiraho wa mukobwa we tekereza kuri gakondo wahawe tekereza ku gakiza wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe ese koko utwo tuntu Satani gusukisha tugutware turi mu bihe bitandukanye abanyeshuri bajya gusubira ku ishuri mu minsi iri imbere ese uzasanga ku ishuri Ahabu bahari bashaka kugutwara ubusugi bwawe wa mukobwa we bashaka kugutwara ubumanzi bwawe wa musore we bashaka kugutwara agakiza kawe uzasanga bahari ku ishuri ese witeguye gute kurinda agakiza kari muri wowe ese wowe bizagenda gute ubwo Ahabu wo ku ishuri azaba ari kukubwira ngo ndaguhereza amafaranga yo kujya muri restaurant y'ikigo ndaguhereza amafaranga dusohokane ndaguhereza amafaranga ugura imyenda ushaka ndaguhereza amafaranga ugura inkweto ushaka ariko wemere turyamane ese wa mukobwa witeguye ute kusubiza Ahabu nicyo uzasubiza
gusubiza Ahabu. Bibiliya yatubwiye ngo Naboti aravuga ngo biragatsindwa n'Uwiteka. Haleluya. Nkubwira ngo tangira ubuzima bugambirira ikintu kiza gikomeye mu buzima bwawe cyo kwanka kurekura gakondo yawe. Muririmbyi yatubwiye mu 108 mu gushimisha aravuga ngo nge ndi umukristo, ngo ndi umwimukira, ngo kandi ndakomeje mu rugendo rwanjye. Arangije aravuga ngo ibyino mu isi ndabihinyuye, ngo sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Haleluya. Tangira wifuza ubutunzi butageranwa ari bwo gutunga Kristo bwo mu ijuru. Arangije aratubwira ngo gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu, ngo nta nzara ibayo, nta n'ibyago bibayo, ngo abaho bose baguwe neza. Ndajya nkubwira ngo gakondo y'agakiza wahawe yigundira kugeza ugeze mu bwami bw'Imana. Paulo yandikira Abafilipi, yarabandikiye mu gice cya 3 umurongo wa 7, arababwira ngo nyamara ngo ibyarindamu yanjye ngo nabitekereje ko ari igihombo. Haleluya. Haleluya. Dukeneye abasore bo muri iki gihe bameze nk'uko Paulo yari ameze. Dukeneye abakobwa bameze nk'uko Paulo yari ameze, bavuga ngo nanjye ngo ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo. Amafaranga bari kumpa, imyambaro bari kungurira, imodoka bari kungezamo, hoteli nziza bari kunsohokanamo, nabitekereje ko ari igihombo. Haleluya. Ngo kubw'umwami Yesu Kristo, ngo ndetse ngo Paulo arababwira ngo ibintu byose mbitekereza ko ari amase, ndabisuzugura ngo kubw'uwo mwami Yesu Kristo. Arangije aravuga ngo ariko twebweho, haleluya, iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje ko umukiza wacu azava. Ndajya nkubwira ngo agakiza ni gakondo twahawe izatugeza mu ijuru. Ntugatakaze. Tuwemera haba kunyaga, tuwemera haba kugendana. Turi mu bihe bigoye, turi mu bihe bikomeye. Wa mubyeyi we, turi mu bihe Satani ari kwifuza kutwaka ubunyangamugayo. Turi mu bihe Satani atari gushaka ko dusenga Imana. Turi mu bihe Satani atari gushaka ko dukiranuka. Ariko ndayakubwira ngo agaciro ka gakondo yacu mu ijuru kaduhatira kuyigundira. Ahabu arangije abonye yuko Naboti atamuhaye uruzabibu, ngarataha babaye. Ndayakubwira ngo Satani ntanejejwe nuko uyu munsi yaguteye ukamutsinda. Satani ntanejejwe nuko uyu munsi yakugezeho ukamuhakanira. Satani ntanejejwe nuko uyu munsi yakugezeho ukamushwishuza. Satani ntanejejwe nuko uyu munsi wowe wamuhakaniye ukamutera utwatsi. Satani arababaye cyane. Bibiliya yatubwiye ngo Ahabu ataha babaye ngo yanka kurya. Bibiliya ivuga ibintu bikomeye cyane. Ndajya nkubwira ngo Satani ntabwo azicara ngo anezerwe abona waranse kugwa ashaka kukugusha. Arangije ngarataha ngajya mu gisasiro, ngo ndetse ngajya ngo mu marambizo, niko Bibiliya ihita, uyerekera ngo marambizo mwivure gafite uburakari bwishi, ngo araryama rikabura n'ibitotsi, ngo yerekera ivure, niko Bibiliya ivuga mu marambizo, cyangwa mu gice umugore aryamamo ku buriri. Abagabo bubatse ngo barabizi, ngo yanga kugira icyo afungura. Haleluya. Ngo yanga kugira icyo afungura. Ndayakubwira ngo Satani ntago ari kurya, Satani ntakirya ntakinywa kuva umunsi wankaga ko muryamana wa mukobwa we. Satani ntakirya ntakinywa wa musore we kuva umunsi wanse ko muryamana. Ntabwo Satani akirya ntakinywa wa mubyeyi we kuva umunsi wankaga gucinya umugabo wawe. Satani ntakirya ntakinywa wa mugabo kuva umunsi wanse gucinya umugore wawe. Satani ntakirya ntakinywa. Arababaye, waranse, arababaye, ari kugutera impuhwe ariko arababaye. Bibiliya tubwira ngo Ahabu ngo ababaye cyane, ngo yarafite umugore we yitwa Yezebeli. Ndajya nkubwire ngo Satani ntari wenyine, afite ingabo nyinshi z'abajyanama bamubwira icyo yakora. Nutaba amaso usenge, nutaba amaso ube umuntu usenga buri gihe, Imana iguhishura ibikomeye utaruzi. Satani watsinze umunsi ejo azaza yihinduye agutsinde. Ngarangije ngo yarafite umugore witwa Yezebeli, niko ngo Ahabu, ngo Bibiliya tubwira ngo Yezebeli aramubaza ngo kubera icyo utari kurya, ngo uri umwami wa Isirayeli urayoboye. Yakubwira ngo hari igihe umuntu ukurwanya bagufiteho ububasha, ngo akagira abajyanama bakamubwira ngo koko kari wowe boss w'aka kazi, gutura mukobwa utamusambanya kandi ari wowe boss w'aka kazi, ni wowe wamuhaye akazi akamwumvisha akakomeye. Akunda yakubwira ngo ntibigukange, Kristo abarusha imbaraga. Haleluya. Muririmbyi yatubwiye mu indirimbo 108 aravuga ngo mfite umugaba, ngo ni umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Nuba hamwe na Kristo uzahora nesha. Muririmbyi yaravuze ngo ujye umuhanga amaso, ngajya arinda umutumbiriye ku
manywa na nijoro. Ndajya nkubwira ngo tukura amaso kuri Kristo azakurinda, ntukangwe, ntuterwe ubwoba n'ingabo uri kubona zikugarije zikurusha amapeta, ngo nuko ari bosi wawe mu kazi, ngo nuko ari mabuja wawe. Oya, ntuterwe ubwoba ngo nukubona akomeye, ngo nuko iwanyu ngo bakenye ngo kwirukanye wabura hujya. Oya, ntuterwe ubwoba, ahubwo komera uvuge ngo icyo nzi neza nuko yatangije umurimo muri twebwe ari yizawurangiza amahoro. Ngarangije ngo Yezebeli aravuga ngo Ahabu wereka nzabyikorera. Ndajya nkubwira ngo Satani afite ingabo nyinshi zo mu buryo bwinshi zigiye gutangira kukurwanya mu buryo butandukanye, ariko ube maso mu Kristo ku manywa na nijoro, wirinde. Bibiliya ukomeje usoma ngo Yezebeli yateguye abagabo b'abapfapfa b'ibigoryi ngo bajya gushinja Naboti ngo ko yatutse Imana, biranya ngo Naboti bamwicishije amabuye. Ndajya nkubwira ngo Satani azategura ingabo nyinshi zigushinja ibinyoma kugira ngo zikwicire ubuzima kuko wanse kurekura gakondo. Ariko ndajya nkubwira ngo ijambo ry'Imana mu byaheshuwe riratubwira ngo hahirwa umuntu upfiriye mu mwami Imana. Ndajya nkubwira ngo hahirwa umuntu upfiriye mu mwami, ngaruhuka imiruho n'imihati. Urahirwa nimba uzapfa upfiriye ubutumwa bwiza, urahirwa nimba uzapfa upfiriye gukizwa, urahirwa nimba uzapfa upfiriye agakiza. Aho kugira ngo upfire ibyaha, aho kugira ngo upfire ibyaha, ujye upfira mu gakiza kuko bifite ingororano ikomeye cyane. Arangije ngo Naboti bamutera amabuye arapfa, ariko Bibiliya iravuga ngo Imana ngo ibyitegereje irababara. Ndayabwiye ngo Imana ibabazwa nuko Satani yica ubwoko bwayo, ngo irababara yohereza umuhanuzi wayo Eliya ngabwira Ahabu amagambo akomeye. Arayabwira ngo Ahabu we, ahimbwa zarigatiye amaraso ya Naboti ngo niho zizarigatira amaraso yawe, ngo ndetse na Yezebeli ngo Uwiteka azamutera icumu ngo amuhinguranya mwishe ngo amwicane n'abana be. Ndajya nkubwira ngo ni uko byagenze. Imana irwanira ishyaka abantu bayo. Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, ngo ruriho amagambo avuga ko Uwiteka aza abantu be. Haleluya. Ndamubwira ngo Uwiteka aza abantu be, tucika intege zo kumwiringira. Turi ku ijambo rivuga ngo agaciro ka gakondo yacu kaduhatira kuyigundira. Guma ku butumwa bwiza ntubuveho, guma ku gakiza wizeye, guma ku mwami Yesu. Ibihe turimo birakomeye, ibihe turimo biragoye, ariko Imana izatugororera, Imana izatugororera, Imana izadukomeza. Jambo ryarambwe mu gitabo cya Yesaya igice cya 40 ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe, ngo n'abasore bazarwa rwose, ngo abategereza Uwiteka, ngo bakiringira Uwiteka, ngo bazasubizwamo imbaraga, ngo bazagenda be kunanirwa. Haleluya. Ngo baziruka ngo be kunanirwa, ngo bazagenda be gucogora. Ndaya nkubwire ngo humura, komera ku mwami Imana. Wita gakondo yo gukizwa ufite, wita gakondo yo kuba uri isuge wa mukobwa, wita gakondo yo kuba imanzi wa musore we. Humura, humura, Imana izagusubizamo imbaraga. Yitegereze, wihangane bizacamo. Ndabizi ko Imana izakora imirimo ikomeye. Tugiye gusenga Imana. Birashoboka ko watakaje gakondo kera tukivuga kuri ijambo, birashoboka ko wase wumva ubaye nk'ukomeretse ko watakaje ubusugi kera, birashoboka ko Ahabu waje yakuriganije, birashoboka ko Yezebeli waje yakuriganije, birashoboka ko wahise utakaza umumanzi kera Ahabu akikugeraho, birashoboka ko ibyo bagushukishije wowe byagutsinze utakomeye nka Naboti. Ariko humura, Imana yacu ni nyembabazi. Birambwa ngo umwana w'ikirara ngo ariyumvira, aravuga ngo ariko se kwa data ko hari amazu kandi hari ibyo kurya bihagije n'abagaragu babirya bagasigaza, kuki nakicwa n'inzara? Aravuga ngo ndahaguruka ngende ngire data ngo nagucumuye, wo ncumura no ku Mana. Aravuga ngo sinkwiye kwitwa umwana wawe ariko ngira umwe mu bagaragu. Biravuga ngo isamu kubisa amaso aramubabarira. Ndajya nkubwira ngo Imana ifite imbabazi iguhishiye igihe cyose wemeye kuyegera. Imana igufite imbabazi nyinshi igihe cyose wemeye kuyisaba imbabazi. Tugiye gusenga Imana. Waba waratakaje gakondo yawe, birashoboka ko na Samusoni byarabaye. Samusoni ngo nawe yarafite gakondo y'imbaraga zo mu musatsi we, ngo ariko ngo Ahabu witwa Delila ngaramusatira ngamuguyaguye inshuro nyinshi mpaka ngo amunesheje, amenya aho imbaraga ze ziva, ngo birangira muteje Abafilisitiya baramutsinda. Ngo ariko ku munsi we wa nyuma asaba Uwiteka imbabazi, aramuvuga ngo Uwiteka we mbabarira umpe izindi mbaraga mporera aya maso yanjye. Ndajya nkubwira ngo Imana yakugarukaho apfa kubuyegera ukaca bugufi ukayisaba imbabazi. Ndajya nkubwira ngo birashoboka rwose ko watakaje gakondo yawe mu gihe cyashize, ariko ndajya ngo dusenga Imana.
usaba Imana imbabazi, uyibwire ngo umbabarire kuko natakaje gakondo yanjye, uyibwire ngo umbabare kuko natakaje umwimerere w'ubutumwa bwiza, umbabare kuko natakaje ubunyangamugayo, umbabare kuko natakaje agakiza, umbabarire hanyuma Imana ikubabarire, wongere utangire kandi wongere ukomere, ntusubire inyuma, Satani azongera kugaruka gutere, ariko none iri jambo rikubera inkomezi, gakondo y'ubutumwa bwiza wumvishe, gakondo y'ubwami bw'Imana uyikomeze, ntuzayirekure. Bibiliya avuga ngo Yosefu ngo ari kwa muka Potifari, ngo nuko muka Potifari aramubwira ngo turyamane. Bibiliya avuga ngo Yosefu aravuga ngo biragatsindwa n'Uwiteka, sinakora icyaha gikomeye gutyo, ndi umunaziri w'Imana. Haleluya! Dukeneye aba basore bameze nka Yosefu bavuga ngo sinakora icyaha gikomeye gityo, ndi umunaziri w'Imana. Reka nkubwire ngo tangira urinde gakondo ufite wagabiwe, tangira urinde gakondo, ntutege ubwoba n'ingabo za Satani. Ndajya nkubwire ngo Imana izakurwanirira, Imana izakurwanaho ku manywa na nijoro, izakubambira amahema nimba ufite umwete wo kurwanira ubutumwa bwiza, nimba ufite umwete wo kurinda gakondo ufite, nimba ufite umwete wo kurinda ubutumwa bwiza, nimba ufite umwete wo kurinda agakiza. Ndajya nkubwire ngo Imana izakwambika ikamba ry'ubugingo ubwo uzabunesheje. Niko umuririmbyi yavuze, aravuga ngo igihe cy'isarura nigishira ngo abakozi bose bazataha, ngo kandi umwami w'abazabakira. Haleluya! ngo ababwire ngo mwakoze neza. Ndajya nkubwire ngo hari ikamba Yesu azatwambika. Haleluya! ngo tuzanezeranwa n'abakijijwe, ngo ibyiza byose tubisangiye. Ndajya nkubwire ngo ntucike intege, ubwami bw'Imana ntibuzakwirengagiza, ntucike intege, ubwami bw'Imana ntibuzakureka, ntucike intege, ubwami bw'Imana ntibuzakwibagirwa. Komeza uhatana, urwanirira agakiza, ukomere gakondo ntuyirekure. Umwami Imana azakugira neza. Reka dusenga Imana igufashe kandi kugire neza, wuzura umwuka wera kandi Imana ikwambika imbaraga. Turagushimiye Mwami Imana, uri Imana ikomeye kandi igira neza. Ijambo ryawe ratubwira ngo agaciro gakondo yacu kaduhatira kuyigundira. Tumenye ko ubutumwa bwiza n'agakiza twakiriwe ari gakondo ikomeye, nuko reka byuzura imbaraga muri twebwe, biduhatire kuyigundira. Twagiye ducumura, benshi muri twebwe baracumuye. Birashoboka ko hari uwasubiye inyuma agatakaza gakondo, birashoboka ko mu bakobwa batakaje gakondo, birashoboka ko mu basore batakaje gakondo, birashoboka ko mu babyeyi batakaje gakondo. Ariko uyu munsi turagira ngo twongere dusubizwe imbaraga zo kurinda ibyasigaye. Niko ijambo ryawe rivuga ngo gira umwete wo kurinda ibyasigaye nabyo bitagenda, duhe kurinda ibyasigaye, gakondo igume muri twebwe. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe, urakoze kuganire natwe, urakoze kuduhuguye, urakoze kutwemeje yuko gakondo yacu dukwiye kuyigundira. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Komeza kubana natwe no kutugira neza kuko uri umwami ukiranuka, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amena. Mwene Datesa aguhe umugisha. Urakoze gukurikira ijambo ry'Imana, ijambo ridusubizemo imbaraga kandi rikatwigisha icyo dukwiye gukora mu minsi nk'iyi ikomeye. Imana y'amahoro ikugenderere, ikugirire neza, ubutumwa busangiza n'abandi bakarushaho kumenya umucyo w'ubutumwa bwiza. Yesu akugirire neza, amen.